bakunzi banje rero nongeye kubasuhuza aha ni muri rya shuri n'ubundi twigiramo gusuka. Uyu munsi rero murimo murabibona ntabwo naje jyenyine, najyaga nza jyenyine, ariko noneho uyu munsi nabazaniye n'umutumirwa, cyane ko nzajya ngenda mbazanira abatumirwa benshi. Hari abasutsi mwagiye mubura, ukaba yaratuye i Kigali wenda Kimisagara, akagenda akabura, yagera Kacyiru ukamushakisha ukamubura, ukabura na nimero ze. Rero nzajya ngenda mbazanira abatumirwa b'abasutsi musanzwe muzi, kugira ngo n'uwabashije kubabura ababone, babahe na nimero zabo, mwongere musubirane. Uyu munsi rero nabazaniye umutumirwa, nawe arabibwira, ibwira abakunzi banjye, ubabwire ukuntu, ubabwire n'amazina yawe. Murakoze, nitwa Isabelle Violette, nkaba ndi umusutsi. Ukaba uri umusutsi. Ese Violette, niba atari ibanga, waba waratangiye gusuka nka ryari? Ko nduzi ukiri umwana, umaze nk'imyaka ingahe ubirimo? Ese n'imyaka 3 yonyine gusa ndimo gusuka, ariko ndabisuka neza cyane ko ahantu nize barigisha cyane. Byatumye nyine mpita mbimenya vuba, nyine mbese ndabikora kandi nkabikora neza cyane. Ukabikora neza cyane. Impamvu rero nagutumiye muri rino shuri ni ukugira ngo kuri ubwo bumenyi ufite uheho n'abafana banjye, uheho n'abanyeshuri banjye, kuri ubwo bumenyi ufite ubaheho amasomo, kugira ngo nabo babone yuko kuri Clarisse TV barigisha, bakigisha neza, bakazana n'abatumirwa, mbese byose babibone. Ese uyu munsi waba wabateguriye irihe somo? Nshaka kubigisha butterfly. 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 Butterfly ubwo ni ukuvuga ngo iki? Ni plante basuka nyine, bako bayishwanyaguza nyine ukuntu bakayisuka. Turaza kubereka mu kanya. Mu kanya tugiye gutangira tubereke amasomo, isomo bita butterfly. Wajyaga wenda uribona ukabona abantu benshi basutse, ariko ntabwo uzi ngo basukishije iki. Wajyaga uzibona ntumenye izina ryabyo, kumbi bazita butterfly. Naho mu kanya tugiye gutangira amasomo. Mu bikoresho bya mbere bikenerwa kuri butterfly, dukenera koroshi. Iyi koroshi uramutse utayifite ni ukuri ndakeka kutazisuka. Rero no kuvuga ngo mu bikoresho ugomba kwiyegereza iyi koroshi igomba kubonekamo. Kandi rero hagomba kubonekamo n'aka gasokozo ugomba gukoresha uca umurongo, kuko mu bisuko byose umuntu asuka bikenera umurongo. Rero aka gasokozo ntabwo kagomba kuburamo. Mu by'ukuri rero n'ubundi ntabwo hagomba kuburamo cya gisokozo n'ubundi dukoresha dusokoza imisatsi, kugira ngo tudatangira gukora umusatsi w'umukiriya ugasobana. Bityo rero iki gisokozo nacyo kiba gikenewe cyane. Rero hakenewe n'aka gasokozo n'aka karoso gatunganya bya bisokozo. Ntabwo ugomba kukibagirwa uko byakagenda kose, kuko ushobora kurangiza umukiriya umwe undi akaza, ntabwo ugomba kumukorera utabanje gutunganya aka gasokozo, kugira ngo niba hari n'imyanda irimo ivemo, cyangwa niba hari imvuvu zirimo zishiremo, kugira ngo uwo mukiriya, niba uwa mbere warangije afite imvuvu, uwa kabiri ataza afite imvuvu. Aka gasokozo, aka karoso rero karabitunganya rwose, igisokozo kigasigara kimeze neza. Noneho uyu ni wa mukasi nawo utagomba kwibagirwa. Uko byakagenda kose umukasi urakenerwa mu bintu bya mbere. Uko utakwibagirwa koroshi ugiye gusuka butterfly, niko nanone utagomba kwibagirwa umukasi. Uko utakwibagirwa gasokozo, niko n'ubundi utagomba kwibagirwa n'umukasi. Uko byakagenda kose iyo uri gusuka ugomba kuba wiyegereje na menshi ugiye gukoresha. Izi menshi rero turi kubona hano, twebwe icyo ngicyo turagiharira wa muntu wacu waje kutwigisha butterfly. Ubu niwe tugiye guha ijambo agatangira twigisha butterfly. Ama menshi yamaze kuyategura. Butterfly ni ukoresha plant ariyo yiyi bita selfie. Rero muri uko kuyikoresha, iyo wamaze kuyisuka nibwo yitwa butterfly. Ni ukuvuga ngo iyo ikiri plant ibimeze gutya, uri kubibona ibirimo, urabona ko iki gishushanyo kirakwereka yuko n'ubundi ari plant ibirimo.
mu by'ukuri rero agiye kutwereka noneho ukuntu batangira gukora kugira ngo ibe itakiri plante ahubwo ihinduke butterfly. Ahangaha niho dutangiye kwiga, agiye kubitwereka neza ukuntu ya plante igiye guhindukamo butterfly. Mu by'ukuri rero ereka abakunzi bacu ukuntu basuka butterfly. Reka mbibereke mubirebeye kubereka ukuntu umuntu asuka butterfly. Uca umurongo hano, umukiriya nyine umurongo ariko urawuca neza kandi ubukeye. Warangiza ugakora igituta kugira ngo ubone ukuntu usuka butterfly. Kandi wirinda gukomeza umukiriya cyane kugira ngo ikoroshi ibona ahica, kuko iyo ubikomeje, iyo ushizemo ya butterfly yacu arababara. Murabona ko no mu bisuko byose ya nyabutatu yacu twize irimo iragarukamo. Nyaboneka niba utarize inyabutatu, gerageza usubire inyuma iri somo ritagucika, n'ubundi urabona ko inyabutatu igumya kugaruka cyane cyane cyane. bya bintu tugiye gukora bya butterfly, ufata ya plante ukayishwanyaguza, wamara kuyishwanyaguza ugatangira ugafata na ya koroshi yacu ukabigenza gutya, ukazunguzaho kuri ka kanyabutatu wakoze. Warangiza ukacyoroshya nyine kugira ngo ubwa kabiri nibwo ukomeza kugira ngo ya butterfly yacu ize isa neza. Mwabonye ukuntu agenda yoroshya, muri kubona ukuntu asubiye inyuma. Iri somo ntiribacike nyaboneka, uyu mutumirwa agende iri somo turifashe neza. Urabona ko hano cyoroshye, uhita ushyiraho akandi kakomeza kugira ngo ya butterfly yacu ize isa neza. Ugakomeza ugenda utera intambwe kugira ngo butterfly nyine igaragare neza. Abibonye ni ukugenda utera intambwe utera intambwe, mukurikira isomo neza. Wabonye uko asubira inyuma. Urabona ko ya butterfly yacu, ubwo tuvuge ko urumweri rurangiye. Rurarangiye, ariko uhita ufata kakandi wapfunditse nyine ukakogosha na wa mukasi kugira ngo butterfly yacu igaragare neza. Ndagira ngo murabibona. None watugiriye neza ukongera ugakora urundi rumweri rwa kabiri kugira ngo abakunzi bacu bari kudukurikira iri somo barifate neza. Wadukorera urundi rumweri rwa kabiri kugira ngo turebe neza. Ngiye kongera kubibereka. Urongera ugafata cya gituta cyacu nkuko twabivuze,
yewe n'inyabubiri nayo irakunda si ngombwa ngo inyabutatu gusa. aha dukorera inyabubiri kugira ngo turebe ko nabyo bikunda. Ugafata ya serifi yacu ukayitunganya neza ukayisafura gutya ndimo kubikora niko nawe wabigenza kugira ngo kuko cyose ntabwo wagishyiraho. kongera ugafata ya koroshi ugasuka butterfly. wabonye ko n'ubundi kwa gukora amarasita kwacu twize bwa mbere nanone birimo biragarukamo. rero iyo wize gusuka uhera ku masomo ya mbere kuko byose bigenda byongera bigaruka. kongera ukabyoroshya kwa kundi ntabwo umuntu abikomeza. wabonye uko akoresha runo rutoki ubikomeza wabonye uko azunguza urutoki rwifashishwa muri kurubona. bwa kabiri nibwo ufata akantu gato cyane ugakomeza ya butterfly yacu. uko uri gutanga isomo rero gerageza ubabwire nimero zawe za telefone kugira ngo hatazagira ahandi hantu bajya bakabapfunyikira. ubabwire nimero zawe bazahamagaraho kugira ngo uzabasuke. yego nimero yanjye ni 078 09 6 6 7 bose muzazi ni karibu tubasuke butterfly twisuka neza cyane. waba ushaka ndende birakunda, waba ushaka ngufiya byose birashoboka ibyo waba ushaka byose. kandi hari amabara menshi cyane agiye atandukanye si umukara gusa hari n'andi mabara. nuko rero basuka butterfly waba ushaka nini waba ushaka ntoya waba mbese uko wabishaka kose turahari ngo tugusuke butterfly. Wow. wabonye uko bagenda basubira inyuma n'ubundi rwa rutoki nirwo rugenda rwifashishwa mu kugira ngo n'ubundi dusubire inyuma. mukasa ahantu hose urakenerwa kugira nyine usukure rwa runywere kugira ngo umukiriya hasa neza. wow mwabonye rero uyu munsi ryari isomo ryo kubigisha butterfly. mwabonye uko dukoresha menshi. uyu munsi rero twari twabateguriye iri somo rya butterfly. ni ukuvuga ngo mu nweri za mbere kugeza aya magingo zigezweho muri uru Rwanda cyangwa se n'ahandi butterfly irimo. rero kurikirana rino somo cyane kuko ni ukuvuga ngo ni nweri iyo igihe kigucitse ntabwo kiba kikigarutse. gerageza ujye kuri Clarisse TV hanyuma urebe uko basuka butterfly. mu by'ukuri rero mwabibonye yuko ari butterfly ibanza ari plante, ariko mu by'ukuri nubwo twayisukishije butterfly ariko ifite n'ibindi bintu byinshi isuka. ni plante nk'uko mwabyumvise. iyo umuntu abishaka ayishyiraho kuko muri kubona nk'iki gishushanyo cya mbere uyu muntu yayisutse ari plante. mu by'ukuri ushaka plante wadushaka, ushaka butterfly wadushaka tukakugezaho aya masomo cyangwa se tukanagusuka izi nweri nk'uko turi kubikubwira. mu by'ukuri rero amasomo yacu ntaho tuyarangirije. nari nabatumirije umusutsi wabizobereyemo witwa Violette nk'uko yabibabwiye. nimero ze ziri kuri ekara muzajya mugenda muzibona. ushaka gusuka butterfly umuhamagare kugira ngo iri somo cyangwa se kugira ngo izi nweri uzitunge kuko zigezweho cyane ntizigucike kuko igihe cyagiye ntabwo kiba kikigarutse. naho ubutaha rero mwari kumwe na Clarisse nk'uko mubimenyereye. naho ubutaha.